reka mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose, kandi mbaha ikaze mu nkuru yacu y'urukundo ya Olga ndetse na Mike. Icyo mbasaba ni ugukora likes, share na comment kugira ngo tumenye icyo twakongeramo cyangwa icyo twanonosora kuri izi nkuru zacu z'urukundo tuzajya tubagezaho zitandukanye. Mbahaye ikaze rero. Inkuru yacu rero dutangiriye ku irimbi. Ni abantu bagize ibyago, ni ahantu ubona hari amarira menshi n'agahinda nk'uko bigenda ku bantu bapfushije. Muri urwo ruvunge rw'abantu rero turabonamo umukobwa mwiza cyane ukiri muto ariko usa n'uwahogoye ndetse yashegeshwe cyane no kubura uwo muntu. Bishoboka cyane ko uwapfuye ari umuntu we wa hafi. Mu gihe rero ubona kwiyakira byanze, ubona rwose kwihangana byanze, mugenzi ubona bari mu kigero kimwe aza amwegera ariko ari kumuhamagara Olga, ubwo tumenye ko izina rye ari Olga. Mugenzi we yaza amwegera aramubwira ati Olga ndakwinginze ihangane rwose ureke kurira gutyo nawe bitakuviramo kurwara sha. Olga rwose ubona amarira yamwishe n'ibiminyira, ubona kwihangana byanze, aramureba aramubwira ati Ange. Ubwo tumenya ko uwo mugenzi we nawe yitwa Ange. Aramubwira ati Ange mbabarira undeke n'ubundi nanjye ninshaka nipfire, n'ubundi gusigara njyenyine ntafite mama birutwa no gupfa nanjye bikarangira. Olga kumbi yabuze umubyeyi we. Ni ibintu byumvikana cyane rwose, kubura umubyeyi ni ikintu kibabaza cyane, akaba ari nayo mpamvu nawe tubona yashegeshwe cyane no kubura nyina. Ange arakomeza kumukomeza ati oya sha ihangane rwose wivuga gutyo Olga biramwanga mu nda, apfukama hasi areba hejuru ariko atari ku Mana. Nacumuye iki koko? Kuki ubuzima bwanjye bwuzuyemo ibibazo gusa? Ati na mama nari nsigaranye aragiye nyuma yo kwirya akimara akishyura amashuri, noneho nari minurije ko kagiye atanabonye uko ntera imbere. Arahindukira kumva areba kumva nyina ati mama wese witegereza gato cyane nkabanza nkagushimira ko. Olga akomeza kurira mu marira menshi. Tukiri aho ngaho tubona umugabo usa n'ukuzemo ahaguruka asa yegera imbere abwira abari aho ati mwihangane rwose mutege amatwi, ariko agira ati mukomeze kwihangana nubwo bitoroshye ariko mureke dutege amatwi Olga umukobwa wa nyakwigendera hari icyo ashaka kutubwira. Ubwo Olga arihangana yishyiramo akanyabugabo, ari nako Ange amukomeza. Araza ajya imbere y'abantu arabwira ati murakoze, mbanze kubashimira cyane kubwo kuntabara. Ati mu by'ukuri sinavuga byinshi kuri mama kuko ibyinshi murabizi, ariko icyo navuga ni uko yari umubyeyi w'intangarugero kandi uzi kubana na buri wese. Uburwayi bwe rero nubwo butatinze ariko bwaramubabaje cyane, gusa akomeza kwihangana. Mama uyu nguyu yakoze byose kugira ngo ngere aha ngaha ngeze, ubutwari bwe nzabukurikiza kandi uburere yampaye nzabukomeza. Mu marira menshi ati ni ukuri mwese mwakoze cyane kuza kwifatanya nanjye, ni ukuri ndabashimiye. Uwo mugabo rero bigaragara ko ariwe wari MC aramubwira ati rwose mama wawe yari umuntu mwiza cyane kandi humura rega, humura nta tuzaturana, ati kuko nyukuriya rwose yabanaga neza n'abantu. Ubwo abantu bakomeza kuganira nyine nk'uko bigenda iyo baje gushyingura, bavuga ibigwi byaranze umuntu wagiye. Olga nawe akomeza kuganira n'inshuti ye Ange aramubwira ati Olga komeza wihangane, ihangane rwose shyiramo akanyabugabo. Ati ariko si ubu rwose urapanga gukora iki nyuma y'ibi? Ange nyine mu marira nawe ati sha simbizi rwose, simbizi ati nyine gushaka icyo nakora, none siriya nzu nayibamo nkayishyura. Ange aramureba ati yego sha, ariko hajya ntwambwiye ngo wize finance muri kaminuza? Olga nawe yikiriza azunguza umutwe. Nyamara Ange nawe ati nyamara numvaga papa avuga ko hakenewe comptable, namukubariza nkareba niba hari icyo byatanga. Olga nawe ati yego se sha, umubaze niba nta n'ahandi yansodeka, n'iyo najya nkoya isuku nta kibazo pe, pfa kubona ahantu nkuru udufaranga two kwibeshaho. Ange ubona ari umukobwa wamutese atari Olga ntugakabye, umukobwa mwiza nkawe noneho wanaminuje ngo ushaka kubipuranto koko. Olga aramureba ati ariko Ange ntugate, ubu se kwicara hariya noneho ibyo byamarira iki? Ange ati okay ntacyo noneho ndaza kuvugisha uriya musaza nzakubwira.
Tuvuye aho noneho baratwereka nyuma y'amezi 4 Ohuga yakomeje kubaho gutyo nyine nk'uko bigenda nyuma yo guhura n'ibibazo ubuzima burakomeza. Hagati aho ariko turabona aho Ohuga aba, nyirinzu yaje kumusura, ariko nyirinzu turabona ari wa mugabo wari umu MC mu gushyingura nyina. Ohuga rero amuhakana baricara, Ohuga aramubwira ati Kalisa rwose ndagushimira ukuntu ukomeje kunyihanganira, ariko ndagusezeranya ko iki cyumweru kirajya gushira amaze kugwa nibura amezi 2. Ubwo tumenye ko wa mugabo ukuzemo wari umu MC yitwa Kalisa. Ubwo Kalisa nawe aramureba ati humura rega, sinakubwiye ko nta kintu uzamburana. Ohuga ati nukuri urakoze pe, ariko mana yanjye siko bumaze no gupfa imvura nayo yindi. Kalisa ati rega ni igihe cyayo. Ohuga nawe aramubwira ati ariko ndabona se nihise, ahubwo reka nkurebera umutaka agufatira nzira tungu njye nshaka kuryama kare kuko ejo nzazinduka mu gitondo yo gushakisha akazi. Kalisa ubona yivugisha yego kose ubwo nyirukanye mu nzu yanjye. Ohuga nawe yabyumvise avuga se gatoya ntabwo nkwirukanye rwose sicyo mvuze, ahubwo nuko mbona bwije kandi imvura iri kugwa yiyongera ushobora gutegereza kwihita bukagukera. Kalisa atebye ati bugacya, iyi nzu z'ubu urabona nabura aho ndara kuko mukobwa mwiri. Ohuga nawe ari kujagajaga ibintu ari gushakisha umutaka, ariko ase gatoya ntiwahabura, ariko uretse ko bitanaba ngombwa ko uharara kuko ndabona imvura isa n'ihise. Kalisa ubona hinduye isura atari ko se Ohuga ubundi ubwo uretse kwigira umwana ubwo ikintu ushaka kuko nturakibona. Ohuga abaje n'umutaka muhagaze impande ati ikintu ushaka ubwo se ni igiki? Kalisa nawe atari kumubwira nta umaze hafi ukwezi kose nze kugusura, amezi abaye 2 utanyishyura inzu ukabona sinkuye ugatekereza igikoko. Ajya ureka kwigira umwana. Urugo nawe usa n'uwakuzwe n'ubu ati ngwiki byose ntibikoraga nk'uko wabyiyemeje. Ikindi nagusobanuriye neza impamvu ntari kukwishyura, ariko rwose icyumweru gitaha ntikiburangiye rwose ntabwo amafaranga yawe. Kalisa aramureba ati ariko wasetsa rwose, ubwo si byo ngiye birande kugira ngo umva reka ndeke kwica ku ruhande nicisha hirya no hino. Ubishatse rwose iyi nzu wayiberamo ubuntu kugeza igihe uzashakira, ariko nyine nawe nk'umuntu mukuru gusa ntubyumva. Ohuga ubona wikanze wawe nk'ukuzwe n'inkwati ibiki numva se. Ese kari uguri kundeba ute? Nizere ko ibyo naketse atari byo. Kalisa atangira kwitunganya ataha yumva rero ko utangiye kubyumva. Erega nta mugabo utakwifuza n'iyo nzu yawe yaka wa mukobwa we. Ohuga ubona kuzwe n'inkwati ngwiki, ariko wa mugabo uzi ko ungana na data gute watekereza ibintu nk'ibyo? Kalisa aramureba ngo ngana na so. Niba ngana na so ariko sindi we, rekera kwigira gutyo se. Ubu se ushatse kuvuga ko kagipfundikiye uretse ubujiji ukaza nkazajya tukishimisha ubundi hehe n'ubuko ni wowe wahita uba nyirinzu. Ubwo uretse ubwo bujiji uri kwigira wabiki? Ohuga aramureba ubona rwose yatunguwe byamurenze atari kabagabo isoni mwazishyize. Ubwo nta soni ufite? Umva ibyo utekereza ntibiteze no gushoboka, utunsohokera aha nonaha. Kalisa unahise rwose yijima arahinduka atari kuzi ko nakwimenyereje koko. Vaye hano se nyine, ubu rero urabona aya mezi yose hari ikintu nari nkoroyemo. Ohuga ati ndekura ariko Kari. Ubwo Kalisa ashaka kumufata ku ngufu, niko kurwana. Kalisa ashaka gufata umukobwa no kumwambura ubusa. Ohuga nawe akora ibishoboka byose ariko avuza induru kubera akavura kari gutonyanga ntihagira umwumva. Abonye byanze afata umutaka mukubita mu mutwe ahita asohoka yiruka. Ubwo Kalisa nawe asigara abandanya aho ngaho. Ubwo Kalisa asigara aho ngaho arimo arataka anatabaza. Ohuga nawe nuko gusohoka yirukanka ahuze muri iyo mvura. Ubuse amaherezo ya Ohuga azaba yahe? Kalisa se we wiyambuye ububyeyi bizamugendekera bite?